yishe umwe wabyumva kwica uwa kabiri akica uwa gatatu kandi muri mode operatoire zitandukanye byagaragaje ko ari umupango wari wateguwe. Bariya bikira bavuga ko bafashaga abantu mu bikorwa byabo bya buri munsi bya kimuntu, ariko nta makuru mbafiteho iki ahantu bahuriraga n'ibijyanye n'ibya politike. Bari batatu bakarukamo umwe cyangwa babiri, umwe yatanga ubuhamya. None buriya babazimanganyije ubuhamya bwabo, ariko amaraso y'abariya bikira ubona ko akigenda kuri ubutegetsi kubera ko nta rubanza rwabayeho. Bazanye umuntu urwaye mu mutwe kugira ngo bititwa n'urubanza. Burya urubanza rwabayeho urabyakira urwo ari rwo rwose uko rwari rumeze kose. Urumva icyo nashatse kuvuga? Ndawukurikiye. Bameze nk'abantu bakiri mu ishyamba, bitwara kinyeshyamba, ntibarasirimuka, baracyakora nk'abari mu bihuru. Ibihuru nabyo kandi batashoboye kubera ko ntibararwanye ngo bavuye ngo barwanye baturutse mu ishyamba batsinze leta, bari kubisa amasasu barayirukanyishije. Ariko ndabyumva obsession, political obsession kuri SNDF ifite reason. Mwarwaniye mwabasenede mwe, nimutubwira intara mwafashe muyikura kuri ntuze mufata indi muyongeraho, murarwana mugeze Bujumbura intambara ibimberenge. Mwarwanye hehe uretse kurwanira muri Kongo n'abayakutumba? Bari abakutumba n'inshuti za SNDD, bari abantu baba muri Uvira babanye mu mashyamba imyaka myinshi batekana za runonko baraziranye. SNDD rige bazayikorera ibintu byinshi. Wabonye ya modoka yapfuye yanuze, ya modoka ya karikatire yatumye birukana wa muyobozi wa Enabel wo mu Birigi. Biriya byose muri ya masanduku na y'Abadolphe Nshimirimana arimo, na y'ababikira arimo, nayo iki byose birimo. Ariko sha umuntu wakoze ya karikatire nawe ntabwo yoroshye. Yababwiye ati sha ati tipu yarabuze gato yagashira akagutoki kugahera ashyire mu ijosi kakundi. Niyo mpamvu abadede bagomba niyo mpamvu abadede kera umuntu yatekerezaga ko bahinduka. Ariko abasamaze yarenze inkombe. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Masha, reka twikomereze tunasoza ngo SNDD ngo biravugwa ko yishinga ababikira. Bare babikira byagenze bite? Ababikira bo bahurira hehe na politike y'igihugu? Nicyo kintu noneho numvisha ubwenge bwanjye kibidakurura neza. Nta muntu uzi uwabishe. Urebye muri 2014 nibwo bapfuye bara Bataliyani kazi. Ariko iriya dosiye nanone niba utaburanishije, niba udakoze iperereza uri igihugu ku bantu bapfuye kuriya 2010 yari iriho SNDD 2014 yari maze imyaka myinshi, ahubwo yari maze imyaka 10 hafi 10 ku butegetsi. Yari ku butegetsi bwa Nkurunziza. Urumva haburaga umwaka umwe kudeta ibe. Yego, iriya kudeta ya Nkurunziza. Iriya dosiye y'Abataliyani kazi ni nyinshi cyane. Yego. Bavuga ko hari defense kuri iriya kiliziya yo mu Kamenge y'abapolisi, kandi mu gihe abikira bishwaga hakaba byarashinjwe umuntu wari ufite uburwayi bwo mu mutwe wari uri umuntu yarapfuye, ntihagire iperereza rikurikiraho ngo bacirwe imanza. Ariko uvuga abantu batoroshye bagiye gushyiraho umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe hafi aho ngo bamushinje ibyo ngibyo. Ko hari polisi kukitamenye ukuntu abantu bapfuye kandi yari ifite ibirindiro hafi aho ngaho. Tuve kuri ibyo birindiro, ntabwo abantu nk'abari bari gupfa ngo batambuke na persi. Urumva nta rukiko, nta perereza, ntaki. Uko byagenda kose SNDF ntabwo izidedwana urupfu rw'abari babikira, biragoranye. Niba ari ku butegetsi yarijejwe no kubarinda reka no kubarindira umutekano. Yego. Ariko uwo bita umusazi wabishe Sandrine yishe umwe wabyumva kwica uwa kabiri akica uwa gatatu kandi muri mode operatoire zitandukanye byagaragaje ko ari umupango wari wateguwe. Bari abikira bavuga ko bafashaga abantu mu bikorwa byabo bya buri munsi bya kimuntu, ariko nta makuru mbafiteho iki ahantu bahuriraga n'ibijyanye n'ibya politike. Ayo makuru ntabwo nyafite, n'itangazamakuru ntabwo yerekana neza, kandi abantu bapfuye nk'uko kujya in deep kundi biragorana.
burya bari batatu bakarukamo umwe cyangwa babiri umwe yatanga ubuhamya umwe yatanga ubuhamya none buriya baba bazimanganyije ubuhamya bwabo yego ariko amaraso y'abari babikira ubona ko akigenda kuri ubu butegetsi kubera ko nta rubanza rwabayeho bazanye umuntu urwaye mu mutwe kugira ngo bititwa n'urubanza burya urubanza rwabayeho urabyakira urwo ari rwo rwose uko rwaba rumeze kose yego ni dosiye imaze igihe kinini cyane ariko ni nk'agahwa mu rukweto kwa CNDD ijya kwinyagambura bakayihereza ababikira yishe yajya kwinyagambura bakayiha impunzi zo mu gatumba z'abanyamurenge bapfuye nta dosiye ibaye kuri urwo rubanza CNDD ijya kwinyagambura bakayinyagambuza ibindi CNDD hazagira umuntu udukorera urutonde rw'amanyanga amaze gukora mu myaka 20 amaze ku butegetsi sha warutoza umurongo kabisa rukaba rwava mu Kamenge rukagera mu Bururi yego ni ibintu byinshi cyane kandi reka mbwira abadede ikibazo bakunda kugira bagira ihanjagari barikomeza cyane ukuntu ku buryo nyine ubona ukuntu bakora bafite kode itanapfa nibura kunyura mu nzira ikenewe ku ngingo cyangwa iriya kugira ngo nushaka umucyo nawe akoresha iyo terase ayinyuramo abantu barapfuye n'ababikira washyizeho ubutabera ugashyiraho urubanza urumva bikazacaho byagaciye bikabyara inyana cyangwa ikabyara ikimasa ariko nibura iyo nzira nayo yabayeho urumva icyo nshatse kuvuga ndawukurikiye bameze nk'abantu bakiri mu ishyamba bitwara kinyeshyamba ntibarasirimuka baracyakora nk'abari mu ibihuru nabyo kandi batashoboye kubera ko ntibanarwanye ngo bavuye ngo barwanye baturutse mu ishyamba batsinze leta bari kubisa amasasu barayirukanyishije ariko ndabyumva political obsession kuri SNDF ifite reason basinze ubutegetsi bafashe butabavunye bahabwa mu kiganza n'ubutasi bwo mu Bufaransa bukorera hanze bwakoranaga n'abuyushye bahawe ubutegetsi ku mbehe ntabwo yewe nabi Imana ariko nyungirije ni nka vice Imana ntabwo nanjye mpamubona ubutegetsi butamuvuniye yego oya nagukaranga mpaka igihe bukuvuniye ukamenya ko ubutegetsi buravuna ni ikintu gisaba gutakaza imbaraga nyinshi ariko baricaraho ngo caratuvunye cyabavunye hehe mwarwaniye mwabasenede mwe nimutubwire intara mwafashe muyikura kuri ntuze mufata indi muyongeraho murarwana mugeze Bujumbura intambara bimberenge mwarwanye hehe uretse kurwanira muri Kongo n'abayakutumba bari abakutumba n'inshuti za SNDD bari abantu baba muri Uvira babanye mu mashyamba imyaka myinshi batekana za runonko baraziranye urumva yego rero SNDD ibyo bya bikirumbaza ni abantu bari aho ngaho nk'ubu urupfu rwa nuza ntawe uzi ukuntu rwa dosiye yarwo rwa General Adolphe Nshimirimana kandi biri rwamwibuka abantu bamuteza mbushi ntushaka kumenya ngo ni bande Sandri guta abantu batega mbushi generali ufite escorte ikaba decime ikazima burundu none inzego z'ubuperereza nize zirukanka ngo zite muri yombi n'ababiri cyangwa batatu bakamurasa rapide kandi bavuga ko General Adolphe Nshimirimana bugira ngo ashobora kuba rasuye muri presidence ku itegeko rya Petero Nkurunziza aho umubiri ugatwarwa mu gitondo nanone imodoka zigutwaye nazo zigategwa ambushi yo gutwika kugira ngo zibanganye ibimenyetso nyine izina rijye kuri ambushi rive kuri yantuza abarundi baraziranye ibi byose baba babizi Bibiliya iravuga ngo mukoranga amafuti ngo nkabihorera nkanyamanya nawe ariko umunsi umwe ngo nzabishyira ku mutwe wanyu mugaragaro SNDD rye bazayikorera ibintu byinshi wabonye ya modoka yapfuye yantuze ya modoka ya karikatire yatumye birukana wa muyobozi wa Enabel wo mu Birigi biriya byose muri ya masanduku nayo Adolphe Nshimirimana arimo nayo ababikira arimo nayo iki byose birimo ariko sha umuntu akoze ya karikatire nawe ntabwo yoroshye nabonye ari n'umuzungu w'umubirigi uvuga ko ngo banze kumva baryamye kuri FDLR ati mwigize ibiki ariko ati ndayishimiye ati ibyo ni ibiki mwigize byo kuba mwaryama kuri FDLR hari unahoze mbona nanjye bari menge bari nde sinibuka ngo ninde izina ryo ryabadingoye kuza yego nibyo niba ari menge rero arabazi reka daje mukurebere murebe urumva nabonye kabisa yabandagaje erega ntabwo wabona ibintu tubona ubuse koko marishari bantu b'Imana nkamenya ikintu ngabadede ntibakizi Bernard Menge n'umuburanira n'imiryango yarokotse jenoside mu Rwanda Maître Bernard Menge yego bose kabisa kano karere gafite umutwe arakazi kose yababwiye pe yababwiye ati sha ati tipu yarabuze gato ashira akagutoki kugahera ashyire mu ijosi kakundi niyo mpamvu abadede bagomba niyo mpamvu abadede kera umuntu yatekerezaga ko bahinduka ariko ubusamaze yarenze inkombe jewe niko mbitekereza kuko burya ubutegetsi ari ikintu gikomeye kiba gifite ways nyinshi
zo kurenga inkombe zo kutarenga inkombe abategetsi bafite diplomasi yego bafite igisirikare bafite amafaranga bafite kimwe cyose ariko kubona batatu mu myaka 20 bakizinza umunya yego kiriya kintu uriya munya wabo iriya sergeant bagendana ku gahanga izabakoraho yego buriya Sandri umuntu tutagiye mu buryo bw'ibihugu n'iki byose umuntu uzabona Imana imutunga inkoni sibyo agakira nka kuriya bari babonye n'ubutegetsi batarenze gushyushya umutwe akabona ubutegetsi bugize ikintu ukora bwa mbere wituri neza Nyagasani yakugiriye mu kubona ubwo butegetsi utarushye nk'uko abandi baburuhiye noneho ibimenyetso bya mbere no kubanza kureka nk'ibintu nk'amacakubiri byazonze igihugu cyawe ukavuga uti reka umuntu yicara tuzatunganirwe kubera ko tugeze ku butegetsi mu nzira iyi cyangwa iriya urumva yego bavuga peteroli kose ukumva ko essence ko ukavuga uti nk'ubu ko dufite amaveviti umuntu utagira akanaka abayeho ate yego sibyo aho kwirata ku barundi ngo gereza ibirayi wengera gute washonje n'umuhaye ikiro kuko uribuka general Bunyoni amazahabu yambaraga ese ari amazahabu yambaraga n'amashuri yarashoye muri private schools inkweto ya general Bunyoni yo n'ubwayo yari kubaka nk'ivuriro ntabwo ibyo bibaho ibyo byose biragukurikirana hano mu Rwanda tujye tubabwira n'amakuru wenda mwari mukiri batoya yego muri commentaire bazahita bakubwira beze ko bamena umuceri nta kintu bahita kuvuga yego hari abantu bavuga muri commentaire we bagatogota kurusha marishari muri 95 hari umuntu wakoreye ubukwe muri Novotel Hotel Meridian Hotel Meridian yego yari umuntu ukomeye noneho ubuyobozi birashobora ko bwateye akajisho kuri ubwo bukwe yego bw'amamiliyoni menshi yego sibyo baravuga ati umwaka umwe n'umwe cyangwa ibiri 95 umwaka umwe koko ubuko bumeze gutya buhambaye gutya ntabwo byumvikana sha Sandri uzabaze hari abantu bahise babuzwa kujya bakoresha ibisindisha n'ubukwe ntazi ukuntu bumeze kuva icyo gihe kandi byarabakurikiranye buriya ntushobora gukoresha ubukwe mu gisirikare burimo inzoga nta nzoga igira mu bukwe bw'abasirikare marufuku uzwe ukantu hari nkazi nta makuru waruzi ntibishoboka mwabikora muri after party kandi arubwo nigeze gutaha ntago bazana inzoga mu ntuze mu mahema ntibikunda harubwo nigeze gutabwa mu majoro ariko harya ntanze ntago bikunda icyo gihe military yakora akazi kayo usko nari mbizi wahita ubibona ntwari siribura nta ariko ngira ngo ntago nari mbizi uretse kuyumvira ibibazo bya kafi 31 ni ibintu abantu babiye n'uyu munsi se ni kuvuga nyine ntago wabikinisha siko byo ni babikaze afite patenya ngo abantu babikora kuko nyine mu bugeze mu rugo mwasoma akantu mwagira mute ariko muri ceremony officiel ntago bikunda isesagura ntago rikora abantu bajya babyumva urumva ntago isesagura rikora ariko nk'abadede bamaze imyaka 20 baracyasesagura umuntu aracyambara amazahabu abaturage bashonje bwaye imvunja nyakatsi ziranuma urumva ubundi yo muri mufite leadership mwirinda gukora mistake n'amakosa urumva byatuma mwebwe mwigaragaza nk'abasiga abasivile bandi baturage mushinzwe mu bushinzwe mwiterambere ntago abantu bangana mwiterambere ariko ntago hakorwa ibintu byo kwishongora ku baturage bira ntabwo ari byo masha dusoza urupfu rwa Mwakumbukuru n'urupfu wakiriye gute rero mwaku yapfuye nka Colonel Mamadou Ndara warwanaga na M23 akaba umuntu w'intwari y'abakongomani bajyaga basasira n'ibikwembe n'ibitenge uko bitekereza hanyuma akaza kurasirwa convoy nyuma yuko M23 ihungiye za Uganda Ndara uzandika ngo Mamadou Ndara urebe amateka ye n'amateka ahambaye muri ya ntambara ya 2013 na 2 ariko bamwituye kumurasa kandi babahari Kabila wamurashe kubera ko yaratangiye kugira izina rikomeye kurusha boss wiwe niba rero mwako afite ukuntu nawe yari imfura akaba ndetse yaranagerageje guproteja mugenzi we mu general Gasita nka Kamurode ku rugamba urumva ushobora gusanga wenda Gasita baramwoheje ngo bamwice mwaka kabyanga bakavuga ati noneho genda mbere yesha none se masha barakubwira uranga ngiye ko nabonye byavuzwe yuko ngo Terase ngo yararwariye ngo mitaro General Duvira ngo il a été acheminé en urgence
ariko ngo amakuru ahari ariko atavugwa ngo nuko ngo FRDC ngo ivuga ko yararwaye nyine ariko ngo amakuru ahari ngo bikavuga ko ashobora kuba yararasiwe muri uriya mujyi wa Uvira. ntabwo ari byo bikaba ari uburwayi, byaba ari uburwayi wenda ubona bamarozi cyane cyane amarozi. ariko kurasa generali niba se Gasita bataramurashe upfa kurasa komanda we ko iboneye kose, cyane cyane ko yari yasuwe n'abayobozi. Ariko numvise n'ijwi yararyumvishe, ntabwo naryumvise by'ibyo by'amarozi n'umuntu uvuze. yari yasuwe n'abayobozi barimo Jacques Shabani, ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. donc hari muri miriye ho guverinoma itagomba kuba akajagari kariko kose. Government yaje kuyisura, arimo abereka n'iki, ajya no gusura n'abasirikare mu bitaro by'abasirikare. ubwo rero ibiremereka urwo dore gisukuma abo yagiye gusura b'inkomere apfa mbere yabo, ariko yapfuye nk'umusirikare. ariko leta ya Kinshasa ifite kuri gipangu utuntu nka turiya. Nese ko bavuga ngo yararwaye kandi wumva bari bagiye no kumusura ari muzima. We yagiye gusura abasirikare barwaye mu bitaro. Yego, none se we ahita arwara se? Nyine urumva iyo si military nayo iri ndakubwira bo abakongomani n'abahatari bishe Cirimwami bamwicira mu gace k'urugamba kandi bamwohereje igitaraganye bazi ko bari bumwicireyo. urumva kuko ntiwambwe ku Cirimwami yagiye ahantu muri zone dokomba nta na Gilles Bare yambaye. uriya mugabo nako hatabuze wada yamubwiye ngo tugire kure, ngo tugire ibunaka. Yego, kandi nyarukure b'ikintu kirimo kuberayo kandi bamushyiriyeho n'uri bumurasa. none uyu nguyu we kubera iki batamutega muri ubwo buryo batijya gusura abarwayi upfe mbega tuzabona ibyo dukora montage ko wapfuye gisirikare uri no babyita au chevet de malade uri kumwe n'ingabo zawe kugera no ku musego aho zirwariye. witwa intwari ko wapfuye kuko urumva nta mirwano iri degiteri hariya muri Uvira. ariko ubutasi kugutegurira nanone buri tujya ku butasi turibaza icyo Gasita yabaramariye mwakumurinda w'amarozi kuko niwe ari maneko kandi mu maneko bwagomba no kurinda umutekano w'abakurubi. yego, nubwo nashatse kuvuga ngo wenda afite nk'ineza yagiriye Gasita, ariko mu bintu by'igisirikare nk'ariya muri Kongo ushobora gusanga na Tuwayisi wa Gasita ari gukora amabi kurusha na Gasita ubwe, kandi akaba ari umutangaho raporo ati awubanye neza na Mwaku yanze kugira discrimination ihitana umusirikare we. kumbe bya bindi byabaga byose ku nduru za Gasita zikaba zari zo kumuhitana bya nyabyo. Mwaku ko ari ufite ijambo rikuru agahitana bari abantu. noneho bakaza bamuteguriye nako kumushyira mu ntuza mucyo kunywa. Jewe natekereje umbabare hano dutanga ibitekerezo. Jewe mbona Mwaku yarazize ko atahitanye Gasita. aha ngayo nguko ndumva ari ibi by'uyu munsi twasorizaho Marsha. se ntitwasozara urifuriza mu mugisha no kugera mu ijuru Mwaku. urifuriza nako Mwaku mwifuriza iki ko azagera mu ijuru nyine Imana ikamwakira. se nabimenya niba yararikoreye Imana izarimuhe nyine. ese buriya nuko nyine uretse ko abantu bazira bavuga ko wapfuye kandi koko aba yapfuye yavuye ku isi. ariko buriya Mwaku yari umukomanda muri Uvira arapfa. buriya se abasigaye bari mu ituze, upfuye aba arushoje urugendo rwe induru zigasigarana abasigaye. na Tshisekedi ntatuje, ariko mfite amatsiko yo kuzareba mu gihe cya regime post Tshisekedi ikizamukurikira. Tshisekedi yamisturitinze na Kabila ari wagomye gufatiraho urufatiro, bajya kumukurura kera nawe agafata amaguru ya Kabila ntagire umubasha. ubwo arirekuye ubwe aza gusuzugura no mu Rwanda phone barabanye amezi 10 muri hotel Prestige Kinshasa basangira ubugari. arabihakana. Tshisekedi yihakana u Rwanda rwaramukoreye amadiru menshi bagakora na diru zitandukanye nawe kugeza ageze muri IPAC muri ya nama y'abayahudi ibera mu ntuzi muri Amerika. Tshisekedi ni byinshi wavuga, ariko ntakubeshye si ko mwifurije ndavuga agiye nteye metero inyuma ya Tshisekedi. hanyuma Tshisekedi ni habi cyane. abantu n'abamenyaga kubaka hanyuma yabo bakiri hambere. ikindi wisunga umugabo mu buryo ubu cyangwa buriya mugakubitanwa yisuze Perezida Ndayishimiye nta kintu azamugezaho. South Africa yatangiye kumwinuka no kumwinuba kugeza ubwo batumira Lawrence Kanyuka Johannesburg bakaza mu nama. Kandi nagasuzuguro kwereka ngo twege South Africa ntabwo tukiri ku ruhande rwawe. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye,
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.